Yes, uyu ndamuzi. Uyu ndamuzi nta kibazo, ndamuzi kabisa. Ibintu bitatu muziho, bitatu muziho Kasuku. Kasuku nuko nzi ko n'ubundi cya mbere muziho nuko afite televiziyo yitwa Kasuku Media TV, igaragara kuri YouTube. Icyo ni icya mbere. Ikindi Kasuku nuko ni umuntu utagira ubwoba. Ni umuntu utagira ubwoba, udapfa gukangwa n'ibyo avuga. Ikindi Kasuku, ikindi ni igikira Kasuku, ikindi ni igiki. Kasuku n'ubundi birajyana n'icyo ngicyo nari mvuze, nuko ari mu bantu ari mu bantu n'ubundi bavuga amagambo mabi ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nawe ndamuzi nawe bamwita G-Tough, nawe ni umuhungu mushya muri no showbiz, ariko yaje ubona ko wagira ngo yarakenewe, yaje abikora cyane. G-Tough nawe ikintu muziho ni umunyarwenya, ni icya mbere. Ikindi muziho ni uko ari umuntu ukunda hip hop. Ikindi muziho ni uko ikindi ni iki cy'ubwora. Ikindi ni umuhanga, afite uburyo avugamo ibintu kandi akabivuga mu buryo rwose ubona ko ari nk'ipanji kandi abizi. Uyu nawe ndamuzi bamwita Glorious cyangwa se Gogo. Sinzi impamvu ubwo nabimbaje, kubera ko ubu tuvugana inkuru ihari nyine y'incamugongo nuko yamaze kwitaba Imana. Ntiharamenyekana icyatumye apfa, ariko nyine urabona nawe yari mushya muri no industry rwose. Yari umukobwa nawe w'umuhanga. Icyo muziho by'umwihariko nuko n'ubundi yari umuramyi, yari umuntu uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Ikindi cya kabiri, yari igisobanuro cy'uko Imana ishobora byose, ari ukuvuga ngo disability not inability. Ikindi muziho nuko yanasetsaga cyane. Bose nyegereza neza ndebe. Uyu ni Tiger The Ben. The Ben ikintu muziho nuko ari umwe mu bahanzi u Rwanda rwagize beza, batigeze bahagarara, bahoze bakora n'ubu bagikora, kandi ni umuhanzi mukuru. Icyo ni icya mbere. Ikindi ni uko yashakanye n'uwo bita Pamela. Ikindi ni uko nzi ko ava inda imwe n'umuraperi Green P. Ikindi aribyo rwambwiye bitatu, urumva ko uyu we afite The Ben, kandi nanone ni umuntu ufite ijwi rikunze kuriza abantu no kuva ku bwa kera. Ni umuntu wakunze kuriza abakobwa cyane, kandi nawe amarira ye akaba aba hafi cyane. Yes, uyu ni Bulldog nawe umuraperi mukuru cyane. Cya mbere muziho nuko yabaye mu itsinda rya Tuff Gang, ryari rigizwe n'abantu 5 n'ubundi. Ikindi Bulldog nawe ni umuntu utajya upfa gucika intege. Ni umuntu utarigeze ahagarara mu muziki, yaba amadiriri buno bujyana bushya arabuhondagura, yaba old school arahondagura, nawe ntajya acika intege. Kandi ikindi nawe ni umuhanga mu myandikire, ni umuhanga cyane. Uyu se kandi unyeretse we, kandi ndatangiye kunyereka rero n'abantu ntari bubone icyo mvugaho. uzi uragira ngo umuvugeho iki, uretse ko wenda kuba muzi ko yitwa Jackie. Kandi wenda ikintu naba muziho ni igikira, ikintu muziho nawe ari mu banyarwandakazi bavuze amagambo mabi
wenda icyo akizwiho, ikindi kirasa n'icyo kandi n'ubundi ni umuntu utajya ukunda kuvuga inkuru ngo avugemo ibintu byiza, akenshi aba ari abatukana. Ikindi arabyina no mu bubari no hehe hose, ni umubyinnyi rwose, sinzi niba nibeshye, ni umumansuzi, ni ikira, akazi akora ari akahe abantu bamuzi. Yesi kabisa, ntureba ko unyeretse umuntu wakabaye unyereka, ahubwo noneho kabisa, noneho unyeretse umuntu wakabaye unyereka pana uriya. Uyu nguyu n'ubundi nta muntu utamuzi, umusitari ku isi hose, His Excellency Perezida Paul Kagame. Icyo ni icya mbere muziho, ni uko ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ikindi ni uko ni umuhanga cyane, ni umuhanga cyane. Ikindi ntabwo ajya acika intege. Ikindi ni uko yigeze no kuba umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi kandi ni umunyembaraga, mbega ni byinshi umuntu yamuvugaho, ni byinshi. Uyu nawe bamwita Fari Berisi, nawe ni umukoboyi urenze cyane. Ibintu wenda bitatu namuziho, ni uko Fari Berisi nawe ari mu bantu bashobora gutanga ubuhamya bakavuga ko Imana cyangwa se amahirwe bibaho. Ari mu bantu batanga ubwo buhamya, kuko boro ya creatinze yamaze kuba hiti, inarenga hiti, iba mega hiti. Ubwo icyo ni icya mbere ko afite ubwo buhamya. Ikindi kandi nawe ni umusore w'umuhanga. Ikindi ubwo nyine yafunze Genzi Comedy, icyo nacyo ni ikindi kandi ikindi cya gatatu ni uko muziho, ni uko ari mu bantu batumye abantu bashobora kuba barimo kubona ibiceri. Icyo ni ikintu. Yes, uyu nguyu nyakwigendera mukuru wacu Poli rwose, rest in paradise man. Ubwo Jay Polly nawe ni uko ikintu muziho ni uko yari umuraperi wandika neza by'umwihariko. Ikindi kandi yari storyteller wa danje mu ndirimbo, ku buryo yashoboraga kuvuga inkuru ukagira ngo niwe kandi atari we. Ikindi muziho, nawe yari ari mu itsinda rya Tuff Gang. Ikindi kandi n'umuziho ni uko yiyoroshyaga. Ikindi birahura n'icyo, nta bwiyemezi, yarisanzuraga. Yes, uyu nawe ndamuzi, nawe bamwita Kevin Kade. Kevin Kade, ikintu cya mbere muzi ni uko ari umuhanzi nyarwanda kandi ubimazemo igihe, kuko ngenda mwibuka ko mukundira ku ngoma yaguranye n'uwo bita Austin, bita urukundo rw'inka nabyo birara, nza kujyana kwa mama. Noneho ikindi muziho ni uko azi kubyina. Ikindi nawe muziho kandi ni uko ari attractive, nyine ku bitsina gore. Yes, unyeretse umuntu ukaze cyane, that's so good. Noneho Diplomat, shout out man. Nubwo ajya agenda agasa n'ucecetsemo, ariko ni umuhanga. Mugenzi we nyakwigendera yaragiye, ariko uyu nawe ni umuhanga cyane, ni umuhanuzi mukuru Diplomate. Icyo muziho ni uko ari umwanditsi mwiza. Icyo muziho kindi ni uko aflowinga neza kandi mu buryo bwumvikana, nabyo ndabimukundira. Nabyo kandi mbimuziho nyine, aflowinga mu buryo wumva ijambo ku rindi, ariko mu buhanga bukomeye cyane butiganwa na buri wese. Ikindi kandi Diplomate ni n'umunyamakuru. Icyo nacyo ngira ngo barabizi. Deep kabisa. Nyegereza neza, nyereka neza. Queen Malaika, I know him here. Umusista mukuru.
ikintu cya mbere muziho nyine ni uko nawe ari umunyamakuru by'umwihariko kuri Uptrend TV show. Ikindi ni uko nzi ko muziho ni uko nzi ko ari umwe mu bakobwa kweri bakunda hip hop, ndabizi. Ikindi ni uko ni umukobwa mwiza kweri kandi everybody ashobora kuvuga ati that's so good. Uyu ndamuzi nawe bamwita Nizzo Kabosi. Nizzo Kabosi ni umukoboyi nawe. Icya mbere muziho ni uko yabaye muri Urban Boys, itsinda ryari rikaze cyane naryo, ngira ngo ubu ngubu risa n'iryakwamye. Ariko ikindi nanone muziho ni uko mu bagize itsinda atigeze we akundwaho n'umudiyasipora, ngira ngo kuko abandi bo wabonye ko bagiye bagenda ngo abadiyasipora babijemo. Ikindi muziho ni uko nawe ni umuntu uvugisha ukuri, kandi ikindi muziho ni uko ari umuntu ujya ubasha nawe agacupa, anywa ka rukoro nta wasi. Yes, umurapa nawe urenze cyane nawe ndamuzi, bamwita Neg G the General. Nawe ni umukoboyi nawe ukaze cyane. Ikintu cya mbere muziho ni uko nawe ari umuraperi, by'umwihariko namumenye cyane ku ndirimbo Parire, ngira ngo twanamwita Parire. Kandi ikindi nanone muziho iyo Parire ni uko nzi ko ari umuntu uvuga cyane, uvugisha ukuri mu gihe cya ngombwa. Nta kintu ashobora kubika, arakivuga cyose, ikibi cyangwa icyiza arahita akivuga. Ikindi kandi ni uko nzi ko yafungiwe Iwawa, yize kuba yafungirwa Iwawa. Ikindi muziho nyine ni uko ibyo kujya Iwawa byamugiriye umumaro. Yanywaga ibiyobyabwenge none ubu yaje kubivaho. kandi ikindi muziho ni uko afite umugore kandi yamaze kwibaruka n'abana, ndetse harimo na Keve mukuru unamufasha gukora ibiganiro, kuko afite na TV bita Neg G TV cyangwa se Neg G the General Official. Ubwo rero nawe ni umukoboyi nawe ukaze cyane. Uyu nawe ndabuzi cyane, barabuzi, bamwita uwo bita Garasiye cyangwa se Papa Savasa cyangwa se Seburikoko. Ikintu mu cya mbere muziho ni uko ari mu bantu bakoze akazi kenshi muri bino bintu by'imyidagaduro. Bakoze akazi kenshi, umukinnyi w'amafilime, umukinnyi w'amakinamico, umukomediye, umuvuzi w'amagambo, umutahira, yewe yakoze byinshi cyane, yabaye umwarimu. Ikindi muziho ni uko namuzi by'umwihariko kuko aturuka mu majyaruguru mu karere ka Rulindo, aho bita za Kiyanza. Ubwo Sebu kabisa, Sebu nawe. Ikindi muziho nanone by'umwihariko ubwo ni icyo nyine nacyo, ni uko amaze igihe kinini muri ibi bintu by'imyidagaduro, kandi akaba ari no mu basaza by'umwihariko, nacyo ni ikindi muziho. Ari mu basaza bari muri ino game kabisa. Ubwo ibyo birahura nuko n'ubundi muri iyo game nyine, muri ino game kuba ari n'umusaza nyine, n'ubundi byangomeje kwiberaho. n'ubundi nawe yanze gushaka, ubwo wenda hari ukundi abigenza nyine, yiyeranja. ujya ubona ko afite abakinnyi n'ubundi ntaho yabiburira. ubwo sinzi wenda kuko imyaka yarayifite, ariko ntabwo tuzi ngo afite umugore wa nyawe w'isezerano cyangwa se yateruye. Ariko urumva ntiyabura umugore, nawe ni umusitari, ariko nyine ntabwo aramara kwerekana umugore wa nyawe. Ubwo Papa Sava kabisa arasetsa. Ibintu umuntu yamuvugaho ni byinshi, nawe yavugwaho inkuru nyinshi. Uramureba byo byonyine ugaseka, uvugana nawe ugaseka kabisa. Ari attractive cyane kandi yes. Ariko se uracyanyereka n'abandi bane kuko reba baracyaza n'abandi. Uyu nawe ndamuzi, uyu nawe bamwita Nzovu. Ikintu umuziho kweri ni uko ari umukomedi. Ikindi ni umukinnyi w'amafilime. Ikindi arasetsa by'umwihariko. Ikindi kandi nawe ni umuntu umaze igihe kinini muri showbiz. Ikindi niwe waremye kiriya kijambo ngo kubomora. Ikijambo wumva ngo kubomora niwe wakiremye. Ikindi kandi nawe
nta mugore uzwi w'isezerano afite, n'uwo bari kumwe menya baratandukanye ngira ngo.